ukwiriye kugira ijambo ku rushako. Yesuwa yaravuze ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Afata icyemezo cya famiye yose nuko yarazi ko ayifitemo ijambo. Kugira ijambo rikomeye. Hari igihe Imana iguha ijambo rimena imitima y'abantu. Hari n'abantu Satani aha ijambo ryo gusenya, ku buryo uyu muntu mu kanwa ke yavuze ijambo abantu barasenyuka, bita igicucu ubuzima bwawe bwose ukajya wumva uri igicucu. Ariko hari abo Uwiteka ijambo ryo kubaka abandi akarikomeza rigakomerera muri bo. Atinda kuvuga gusa, yagiye imbere y'abantu akavuga, barahembuka, barubakika, bagenda bagwiza imbaraga kuko babwiwe ijambo n'umuntu ariko utarabyigize. Si imyitozo, nubwo kubyitoza nabyo ari byiza. Ugomba kwiga gukontorora ijwi ryawe, voice control, imiririmbire, ukuvuga, uburyo uganira, uburyo witsa. Kwiriye kugira ubutware ku rushako. Yesu yaravuze ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Niko byagenze. Abana, umugore, bose bagomba gukorera Uwiteka. Abantu bafite imbaraga. Hari abandi Satani asuzugura batagira ubutware ku bana babo. Hari abantu Satani iteka ryose ahora arwanya. Mane tugirire neza. Mu migisha Imana iguha ikongereho n'uyu nguyu wo kugira ijambo rikomeye. Ugira ijambo ku rubyaro, ugira ijambo ku rushako. Hari umuntu nawe ubyuka mu gitondo ukabona abandi bose bazaga babwiriza kuri TikTok, nawe akavuga ngo yakamite mfungura TikTok, agahita afungura account, atangira akajya ashyiraho ijambo kuko yabonye abandi bafite abantu benshi bamukurikira kandi baravuga nk'ibyo nawe avuga, yewe rimwe akanabigana, ariko akabona ntabwo abantu bamusanga. Ntabwo Imana yakomeje ijambo ryawe. Nujya kuvoma ku mariba y'Imana, bwira Imana ngo mpa n'ijambo, nta kuvuga numvikana. Mujya mubona ukuntu umuntu yigisha ijambo ry'Imana, umuntu afite ijambo, uyu muntu afite ijambo, kuko yakwigisha wumva urakangutse, wumva hari ukuntu wongeye gusubizwamo imbaraga. Imana yamuhaye ijambo rikomeye rifite ubutware. Hari umuntu wigisha iteraniro rigahembuka, hari uwigisha iteraniro rigasinzira. Kimwe mu bintu bituma umuntu agira ijambo rikomeye harimo yuko n'igihe asezeranye ibintu akabikora, abandi ibintu akabikora. Tangira utoza umwana wawe ko umuti w'ubutindi ni ukudahemuka. Mwigisha indangagaciro zose zo kudahemuka, hinduka umuntu mugari munini. Uwiteka twiteho kandi adukomereza amaboko. Hari ubuzima abantu babamo Satani yaramaze kubambura ijambo. Ukwiriye rero kugira ijambo ku rubyaro, ukwiriye kugira ijambo ku rushako. Ikindi ukwiye kugiraho ijambo, ukwiriye kugira ijambo muri society, mu bantu rusange, abo musengana, abo mukorana, abo mwigana, abo mugendana, inshuti zawe. Imana ikaguha ijambo ku buryo n'uwugiriye inama, iyo nama yifata au sérieux. Ahandi hantu ugomba kugira ijambo cyane mu kirere cy'umwuka, igihe